inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse soje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araduhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe ararutse nimuhumure komezwe na Kristo
nigwadutandukanya nawe tuzaruhuka. Ararutse ishuri ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse ishuri ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu gituza soje umurimo we, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, soje imirimo ye, ararutse ishuri ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. ararutse, ararutse, ararutse. nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru, kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. duhumurizwa na Kristo, duhabwa na Kristo, ntacyadutanya
duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutandukanya nawe araruhutse. Nimuhumure komezwe na Kristo, urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka. Araruhutse inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, aruhukiye mu gituza soje umurimo we, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse, soje imirimo ye, araruhutse inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza, aruhutse imiruho n'imihati, asinziriye mu rukundo rw'Imana. araruhutse, araruhutse, araruhutse. nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu iririmbana n'ijuru.
na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo guhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe araruhumurizwa tuzahumurizwa na Yesu dutandukanya nawe tuzaruhuka. Ararutse ishoti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse ishoti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye ararutse ishoti ya Yesu arukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo
amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu iririmbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe araduhumurizwa na Kristo, duhabwa na Kristo, ntacyadutanya nawe, ntacyo rutadutanya nawe araduhumurizwa, tuzahumurizwa na Yesu. Duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse. Nimuhumure mukomezwe na Kristo, urupfu ntirwadutandukanya nawe, tuzaruhuka. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana, ararutse, ararutse. umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu gituza soje umurimo we, asinziriye mu rukundo rw'Imana, ararutse, ararutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma, ararutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma, araruhutse, soje imirimo ye, araruhutse.
inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe duhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya n'urupfu nacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe ararutse nimuhumure komezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka ararutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana aruhukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima
bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse soje imirimo ye, araruhutse inshuti ya Yesu ubushake bw'Imana. aruhukiye mu gituza Aruhutse imiruho n'imihati, asinziriye mu rukundo urukundo rw'Imana. araruhutse, araruhutse araruhutse. Nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe. humurizwa na Kristo. Duhabwa na Kristo Ntacyadutanya ko n'urupfu nacyo, rutadutanya nawe. tuzahumurizwa na Yesu. Duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe. Araruhutse Nimuhumure, komezwe na Kristo, urupfu ntirwadutandukanya nawe, tuzaruhuka. araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse araruhutse umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, aruhukiye mu gituza soje umurimo we, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse araruhutse ubu
bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araduhumurizwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse nimuhumure komezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo
aruhutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana aruhukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu iririmbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe humurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya n'urupfu nacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse nimuhumure komezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse
amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse, ijuru ryaye kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, soje imirimo ye ararutse, ijuru ryaye ubushake bw'Imana arukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana. ararutse ararutse, nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. uhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo, ntacyadutanya nawe, ntacyo rutadutanya nawe. tuzahumurizwa na Yesu. duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. Ararutse, nimuhumure mukomezwe na Kristo, urupfu ntirwadutandukanya nawe, tuzaruhuka. ararutse, ijuru rya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse.
impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse, inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana arukiye mu gituza, soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse, soje imirimo ye Ararutse, inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza, aruhutse imiruho n'imihati, asinziriye mu rukundo rw'Imana. ararutse, ararutse, nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu iririmbana n'ijuru, kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. uhumurizwa na Kristo, duhabwa na Kristo, ntacyadutanya nacyo, rutadutanya nawe. tuzahumurizwa na Yesu. Duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. Ararutse, nimuhumure, komezwe na Kristo, urupfu ntirwadutandukanya nawe, tuzaruhuka. ararutse, inshuti ya Yesu,
umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana aruhukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu ubushake bw'Imana aruhukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu iririmbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe humurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe
inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse soje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe uhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe ararutse nimuhumure komezwe na Kristo urupfu ntirwa
wadutandukanya nawe tuzaruhuka. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo Ararutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu soje gituza cye, umurimo we, asinziriye mu urukundo rukundo rw'Imana. rw'Imana. Ararutse, ararutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, soje imirimo ye, Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. ararutse, Ararutse, ararutse. nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru, kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. duhumurizwa na Kristo, kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ntacyadutanya nawe.
wadutandukanya nawe tuzaruhuka. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo Ararutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu gituza soje umurimo cye, we, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, soje imirimo ye, Ararutse inshuti ya Yesu,